nk'urugero umukongomani nakinsabe Joseph Kabila nakinsabe abantu muri M23 muhereze ku mafaranga ya ruba yaramwoka byaramwe nitamireho ariko ubu koko wiri ngomba kuba ntararya ku idolari rya rubaya barumva ari sawa cyane. Iyo umaze kwerimina enkoni imwe ufata inde enkoni, izi enkoni zisigaye ufata imwe ukaexprima muri valeri yindi, warangiza ugasimbuza ya valeri ubonye ukayisimbuza muri fonction ya gatatu. Fata FDLR, ufate abanyarwanda bose bari ku butaka bwa Kongo bose, jodi tout le monde, abanyarwanda bose bari ku butaka bwa Kongo cyane cyane abagiye yo muri 1994 batongeye kugaruka ku butaka bw'u Rwanda, cartographier, identifier, assess them, monitor them, nurangiza bose ubazane kuri petite barriere na grande barriere, ubaherekeje Moniski hari kiramuta hari. Igrek twabonye kari revolution ya M23 bivuze ngo utarakemura ikibazo cya Kinshasa wishaka gukemura ikibazo cya M23. Ari ryo kosa Masadi Boros ari gukora, ari ryo kosa ibiganiro bibe. Kongo ifite ikibazo yuko nta vizi yigira. Kongo mushaka umuhanda wa gari ya moshi ibirometero 30,000, uwo muhanda uzabatwara miliyari 300. Nimushaka ayo mafaranga mwayakura muzampamagare nzayababonera. Inama yanje ngiye kubaha nkayibacagingaho miliyoni 100 z'amadolari, mwashaka mukazayanyambura. Ariko n'igiciro nshyize kuri iyo nama, umva ko iyo nama ikoze. Give them what they want. Irarangiye inama ya 100 miliyoni z'adolari ihisirangiye. Give them what they want. M23 mwirwana nayo mubaye icyo bashaka. Kabiri, tubona abantu bagiye mashuri cyangwa mugira ngo kibuye naguhonze bwenge naguhenze indyamirize. Okay, ubwo bizakemurwa n'umututu w'imbunda. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 Rob's Meadows Villa Apartment. Niwajura igisubizo. Watubwira kuri icyo gitabo nabonye ari ngo Tshisekedi nyereka igitabo cyitwa Tshisekedi n'igifaransa. Soma mu gifaransa udasoma mu cyongereza igifaransa. Tshisekedi face à une équation géopolitique à 3 inconnues. À 3 inconnues. Izo inconnues nizi. Inkoni ya mbere X ni mesure de défense z'u Rwanda. Inkoni ya kabiri yitwa Y yitwa revolution ya M23. Inkoni ya gatatu Z politique interne et désordre de Kinshasa. Hakaba none icyo twita constante C amabuye n'amatsi ibihugu. Nuvuga ngo iki gitabo Maurice inde igitabo cyanditswe na njyewe Maurice Fatunde. Ndakigurisha amafaranga 100 y'amanyarwanda, 1 coin 100 y'amanyarwanda. Ariko ndabateguza yuko nujya kuyanyohereza baragukata veni. None warangiza ukanyandika kuri WhatsApp nkahita nkohereza soft copy. Hari wambaje ngo se ngo nkiguze 100 nkakidistributing mu bandi bantu. Waba uri kunkorera akazi? Yegora. Hari cyose nge mfite 100 wari mpaye. Ikindi gitabo ntabwo kiragenda cyitwa kari cyawe, kiragenda cyitwa kari cyanjye. 100 ry'amanyarwanda ni soft copy, nkigwa PDF. Noneho iyo ushatse hard copy nk'uko kimeze gutya. Wabonye yanditse cuma ariko nabihinduye na mayeri 100. Nani magambo nimba udakora muri minafete ze urashaka ko hard copy iki. Cyokoze nimba uzi ko akazi ukora gafitanye isano n'ibi bintu. Waba nk'urugero umukongomani nakinsabe Joseph Kabila nakinsabe abantu muri M23 muhereze ku mafaranga
yaruba yaramwuka byaramwe Y'icyuzi. nitamireho ariko ubu koko wiri ngoma kuba ntararya ku idolari rya rubaya barumva ari sawa cyane ntacyo bitwaye ariko n'urwenya nari nshyizemo Yego. so kitabo ni cyiza cyane kuko kigaragaza uburyo ibibazo byo muri Kongo byakemuka byoroshye cyane wenda bikureza imire Yego. resolution ya equation a trois inkoni abantu bose bazi ko ikorwa icyambere ugomba kuba ufite fonction eshatu zirequilibre kabiri fonction uhita ureba variable iri stable ukayerimina kono igitabo nagitangije fonction ya trois inkoni urugero nyine ndayiresolvinga nyirangije noneho mpera aho ngaho mbere ku buryo nibibazo byo muri Kongo babikemura bakurikije iyo formule cyangwa si iyo pattern noneho iyo umaze kwerimina inkoni imwe ufata inde nkoni izi inkoni zisigaye ufata imwe ukayiexprima muri valeur yindi warangiza ugasimbuza ya valeur ubonye ukayisimbuza muri fonction ya gatatu kuko ufata fonction ebyiri ukaziteranya zikerimina inkoni imwe zamara kwerimina inkoni imwe bigatuma exprima valeur ya inkoni imwe muri inkoni yindi warangiza ugafata ya valeur ubonye ya inkoni imwe y'exprime muri inkoni yindi ukayisimbuza muri fonction ya gatatu icyo gihe uhita ubona valeur ya mbere ugahita ushaka iya kabiri ugashaka n'iya gatatu kuki noneho Tshisekedi nawe ibi bishobora kumufasha ni ukuvuga ngo urabanza wizore variable Tshisekedi akora ikosa ryo gushaka gukombina variable ya x n'iya y agashaka kubishakira valeur icyarimwe ntago bikunda ashaka guhuza Doha na Washington akabivangira icyarimwe ni ukuvuga ngo banze urebe inconvenience iri stable ya mbere yitwa x mesure de défense z'u Rwanda yizore uyishakire valeur igisubizo ni ikihe fata FDLR ufate abanyarwanda bose bari ku butaka bwa Kongo bose jodi tout le monde abanyarwanda bose bari ku butaka bwa Kongo cyane cyane abagiye yo muri 1994 batongeye kugaruka ku butaka bw'u Rwanda cartographier identifier assess them monitor them nurangiza bose ubazane kuri petite barriere na grande barriere ubaherekeje moniski hari kiramuta hari ukore statement ivuga ngo u Rwanda niruzane na UN EU Union Européenne cyangwa sindi miryango mpuzamahanga n'abasirikare b'u Rwanda n'abatasi b'u Rwanda baze ku butaka bwose bwa Kongo nta munyarwanda wasigaye nimba ubasha gukora iyo statement ivuga ngo uretse n'umwe FDLR nta n'umunyarwanda usigaye ku butaka bwa Kongo bose baje noneho muzajya immigration imuha icyangombwa ngo nagaruke muri Kongo icyo gihe tuzaba tuvuga ngo uyu nubwo yaje muri Kongo ariko yahawe icyangombwa na immigration nagaruke mu bintu bye kwa ushobora ko ari umuntu watuye muri Kongo ushaka no kwitura muri Kongo washakiye muri Kongo ntagazaza mu Rwanda ngahaguma ariko byibuze azasura muri Kongo yamaze gukorerwa screening n'u Rwanda so enkoni x ikabirabonetse noneho tureta dufata valeur ya x idufashe kubona izindi valeur zisigaye tureta tujya kuri valeur ya ki ya z ya z ntabwo turakurikizaho y ni revolution ya M23 turakurikizaho z twayise désordre de la politique interne de Kinshasa kubera icyo ariyo dukurikijeho iyo umaze kubona données iri stable ukurikizaho indi données nayo ubona yuko imeze nkaho idahinduka kurenza izindi nuko ngo ugomba kugira stratégie et méthode iri gukora kuresudira equation a trois inconnues turakurikizaho z bivuze iki biriya biganiro Joseph Kabila ashaka ko bikorwa senko ikabiyobora y'abanyamadini bigomba gushyirwamo imbaraga byamara gushyirwamo imbaraga nibyo bizatuma tuzatuma tubona valeur ya y
Y twabonye ko ari revolution ya M23 bivuze ngo utarakemura ikibazo cya Kinshasa wishaka gukemura ikibazo cya M23 ari ryo kosa Masadi Boros ari gukora ari ryo kosa uriya mushtu wanjye uriya wo muri Kiba ari gukora Marco Rubio. Trump we abayibereye mu bintu bikomeye cyane ariko niyo makosa bari gukora na Rwanda bakoze. Wishaka gukemura ikibazo cya M23 utarakemura ikibazo cya Kinshasa. Wishaka gukemura ikibazo cya M23 utarakemura ikibazo cya Tshisekedi na Joseph Kabila na Ponyo na Moise Katumbi na Martin Fayulu. Kuko nushaka guhera ku cya M23 kirahita noneho kidestabilize equation yose kuri yo no kwisolvinga bitagishobotse. Donc there you are wrong. Non, hera ku Rwanda ubanze variable yitwix uhita uyigira gute uyerimina gute FDR zose zizane mu Rwanda. Ndavuze zose wikigirisha nizirinze president zizane noneho n'abandi banyarwanda bafashe matekwa nizo FDR ndavuze bose ku buryo ushobora no gushyiraho komisiyo ishinzwe verification kuko UN izaze checking muri Kongo nta munyarwanda usigayemo numwe. Ushaka kubeshya u Rwanda ubwo noneho uzaba bigize nabi cyane. No uzaba ufashe equation uyidesequilibre mu buryo butazigira buba solved. Then uve kuri FDR wamaze kuyerimina no kwineutraliza n'abanyarwanda bose ari muri Kongo wamaze kubazana mu Rwanda baba nyine bari bafashe matekwa na FDR ku buryo umunyarwanda uzongera kugaragara ku butaka bwa Kongo azahagera yahawe cyangwa na immigration uwo wenyine akabari wenyine uzaba ku butaka bwa Kongo bamuscreeninze bakavuga ati uyu nguyu naje guhaha. Noneho rero tugiye kuri politique interne ya Kongo. Ibiganiro bibe Kongo ifite ikibazo yuko nta vizi yigira. Kongo mushaka umuhanda wa gare ya moshi ibirometero 30,000. Uwo muhanda uzabatwara miliyari 300. Nimushaka ayo mafaranga mwayakura muzampamagare nzayababonera. Uve kuri za diplomasi zabakayikwamba Wagner utamenya aho bize. Ko ndashaka kuzasacinga aho yize kuko yitwara nk'umuntu utaragiye mu ishuri. Tshisekedi ibyo yacuzaga pizza ibyo simbigemo cyane. Ariko umutekinisiye ni Wagner yakabaye yitwara nk'umuntu wagiye mu ishuri. Ndasaba sanction diplomasi waruzi ko se bayikora nk'ukuntu bajera boutique. No ushobora kufite ubwenge bwa jera boutique ariko ntabwo bwajera igihugu gifite amabuye angana gutyo kiri mu ntambara gifite desordre politique utamenya itangirira izamuka igana hehe. Nuko mukene kugira vision nationale, mukene kubaka igisirikare kirinda vision. Museveni igeze kuvuga ngo Idi Amin had a powerful military for what? At the military of the West protect capitalism. They protect an idea. Ati none harya igisirikare cya Idi Amin cya protectinga giki? Namwe cya Kongo harya FARDC uretse no kuba batashoboye kurwana ariko ubundi barwanira iki? Erega umuntu arwana kuko hari icyo arwanira. Inkotanyi zirakubita koko zo zizi icyo zirwanira. There is a vision somewhere. Around that vision you can build a powerful military. So anga rero nicyo gikurya. Then inkonu usolvinga bwa nyuma ni Y. The mesure de défense zaki? Non. Revolution M23. Yo rero uzayikemura ute? Twabonye ko X ubona Valeri yayivuga ngo hereza u Rwanda ibyo rushaka iki FDR n'abandi banyarwanda yafashe bugwate kuri Kongo. Ibyo bintu birakomeye kubyumva. Iyo Valeri ya X yabonetse. Valeri rero ya Y, Valeri ya Z yo twabonye ko Joseph Kabila, donc dialogue intercongolais, dialogue national, mwicare mukore vision nationale, armée nationale. Ibyo bintu bigomba gukorwa kandi birashoboka gukorwa. Kandi mugabanye inda ko mufite inda n'akadomo. Then revolution M23 ko ariyo enkoni ugomba gusolvinga nyuma. Inama yanje
ngiye kubaha nkayibacagingaho miliyoni 100 z'amadolari mwashaka mukazayanyambura ariko n'igiciro nshyize kuri iyo nama umva ukuntu iyo nama ikoze give them what they want irarangiye inama ya 100 miliyoni z'adolari iyi sirangiye give them what they want M23 mwirwana nayo mubaye icyo bashaka kabiri biriya bintu baba babeshye Doha M23 mwangane mvuge umusesenguzi muzasubire ni Doha n'ubundi mwongere mubabeshye biriya bintu baba babeshye Doha ntago ari byo bashaka igihugu mu kibahe kabiri mu kibahere muri referendum bitorwe n'abaturage nayo M23 ngo n'abanyarwanda bwira bahunze bari mu nkambi Kirehe babaze ngo ariko M23 n'abanyarwanda cyangwa tubakubita basubire sabyinyo no ibyo ntago bigenwa na Kinshasa legitimacy ya M23 ntago ituruka Kinshasa legitimacy bayihabwa n'abaturage so mukore referendum ya Kivu impamvu navuze ngo tugomba kubanza gusolvinga Z nuko Kinshasa ninanirwa kwishyira ku murongo bizaba bisaye ko M23 ikora igihugu Kinshasa nijya ku murongo bashobora gukora intara yigenga mureke ibintu byo kumbwira ngo muzavanga FARDC na M23 ibi bintu bitekerezwa n'abantu bagiye mu mashuri cyangwa mugira ngo kibuye naguhonze bwenge naguhenze indyamirize okay ubwo bizakemurwa n'umututu w'imbunda ariko nimba mushaka gukemuza ibibazo ubwenge Bibiliya iravuga mu mubwiriza ngo hariho umusore wari umukene ngo umudugudu we uragotwa bashyira inzego zo kuririraho abantu bazi ko urugamba rwarwanwaga iyo bashyiraga ku nkike inzego bakurira bakagera hejuru y'inkike akabatakiri abarinze umudugudu hariho abanzi umurwa wabaga wafashwe ubundi ni nkuko umwanzi yaza akaruhagarara ku ntwaro z'u Rwanda akaruhagarara hari imisada n'imizinga ubwo si waba ukirwanye noneho ngo uwo musore yakirishije icyo gihugu umudugudu awukirisha ubwenge bwe ngo ariko nta wamwibutse ko yari umukene niyo mpamvu nanga ubukene niyo mpamvu mbaye inama nkabasaba miliyoni 100 z'idolari give them what they want nta nubwo ari ibintu byinshi give them what they want mukeneye ngo abadvisor bababwire ibintu byinshi no give M23 what they want what do they want a nation yes ubwo nation harimo freedom harimo everything so ikindi muri ya Z nababwiye iyo centralisation irakabije Kinshasa donc Congo est hyper centralisé mukeneye gukora decentralisation no kuri ibyo bice muzamusigaranye Katanga Kasai n'ahandi hatandukanye Joseph Kabila ngo yakoze muvoma n'ishyira gisirikare bizaba bibacanze Katanga yose mwayihaye abashinwa kandi bya Katanga yigenze byabarenga ko nta nubwo byanakomera n'ibindi nk'ibyo byose Kongo rero mukeneye abayobozi ikindi gikomeye Kongo ikeneye kumenya itegetswe gukuraho Tshisekedi kuko Kongo ikeneye un leader disciplinaire bigeze kubaza Pierre Orumumba w'umunyakenya abantu baramuzi panafricaniste baramubaza ati kuki uvuga neza Paul Kagame kandi mu dictateur agati nge sinashyikira mu dictateur ati naramwize ndamusesengura ati Paul Kagame ni disciplinary leader not a dictator Masai Ujiri akamwita visionary leader Mutabaza akavuga ngo abatanga Prix Nobel niba batayimuha bazana bifunge bagende ntacyo bimaze ubwo bayihase abantu bagize bate niba batayiha Paul Kagame ubwo nuko tumubona ariko icyo navugaga Kinshasa nayo ikeneye disciplinary leader wa muyobozi Pierre Orumumba zare bakaba ati uriya muyobozi usigaye ari Kinshasa nawe ni disciplinaire nawe byo kuzana Tshisekedi umucuruzi wa pizza ni mushake umudisciplinary rero iki gitabo cyanjye naho kiri igiceri cy'ijana ukabona kopi kandi nta kibazo mfite cyo kuvuga ngo abantu ngo se ngo ninkibahere ijana bakagiha abandi igikenewe nuko dusoma nimba ari igifaransa kiguru gisome nimba ukunda Mutabazi iyi ni test kureba nimba utamubeshya ohereza iryo jana none hari abanyereje ijana ntibananyandikira mu igitabo
ariko n'iryo jana naryo wohereje ntunsabe igitabo naryo rirakenewe. N'abanyanga bemerewe kumpa ijana ntacyo bitwaye. Mbese muri rusange ndashaka kuyanga iki gitabo mu gisome muri benshi, ntago bigombera kuba ukunda geopolitical cyane. Kiguru gisome, just kiguru gisome. Ababifite none ababikoramo reka byite gutyo, simba ukora muri Minafete ukabutaguza iki gitabo bakwirukane. Mbese mukigure kuko biri mu kazi mushinzwe, biri mu kazi mukora, kandi ubwo mu Rwanda bakigure, abikinshasa bakigure. Ndashaka interview kuri France 24 nagerayo nkadodekanya igifaransa kucyandika byo nabonye mbishobora, ariko kukivuga ntago ari ibintu nimenyereje, ariko najya mvangamo cyane shabuga nkahita kiramo icyongereza. Bitwaye iki se? Sinjya mbona Mikararongo nawe ajya bakavuga igifaransa gihengamye mu buryo butangaje cyane, uriya mugome. Nuko rero ubwo umuntu wantera inkunga cyangwa se wamfata ukuboko cyakankomangira kuri France 24 cyangwa TV5 Monde cyangwa se n'izindi platform international, birakwiye yuko iyi version y'ubuhanga ikoze gutya ivugirwa kuri platform ziyibereye. Ubwo kandi na platform yo mu Rwanda nka za RBA n'ahandi hatandukanye zijya kuba inganzamarumbo, nazo abazifiteho access kundenza ni muhangezemo kabyaramwe abantu nimagirirane nabitekereza, ariko nawe ukangezaho ndi bubivugire, twese tugasenyera umugozi umwe, kuko twese dushaka amahoro muri Kongo, twese dushaka amahoro mu karere, twese turabavandimwe. Abakongomani n'abarundi nimukumve ko kuba abavandimwe ari uko u Rwanda rwareberamo murushyira mu kaga. Natwe icyo twifuza nuko mwakora igikwiye, kandi igikwiye kiri muri iki gitabo. Umuntu ushaka rero uyu muzingo cyane cyane soft copy niyo mbakangurira, hard copy rwose ndabinginze, nifitiye copy ebyiri, mwizegereza umutima cyane cyetse nimba ufite amayero 100 yo kumpa cyangwa ushaka no kunshyigikira muri icyo kirere, ndabakangurira kujya kuri soft copy by'umwihariko ko nayo y'amadora y'amanyarwanda Rwanda 100 07, ubwo ni uraca kuri WhatsApp 0788 30 95 13. Ndagushimiye cyane Mutabazi, wakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment, niwajura igisubizo.